kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa. Uwicisha bugufi kandi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. aho umuntu yatera nk'isengesho cyangwa ahimba turakwiyambaza ngo dutabare Nyagasani. Ni ukuri databuja wenda nuko databuja wera tutagutunganiye databuja we kugira ngo databuja wera tube twabona iwacu, ariko uko biba bigenze nabyo turabishima Nyagasani, kuko nicyo yahisemo. Uri Imana ikomeye kandi uri Imana ishobora byose. Uri Imana itegeka yategeka bigashoboka, databuja wera wavuga bigakomera. Akanya nk'aka turaguhamagara Nyagasani kugira ngo ubane natwe kandi tugirire neza. Uwiteka Mana, ubwo twari turi kumwe mu bitaro twabonye ukuboko kwawe ukomeza kuturinda, ni ukuri wakomeza uramurinda. Ni ukuri igihe cyari kigeze kugira ngo usarure ibyo wabibyenye guhora ku ngoma. Ni ukuri ntabwo twabikuganira Nyagasani. Uwiteka Mana agira neza, turi imbere yawe databuja wera, dushimiye uwo ari we wese wateye intambwe aza aha ngaha Nyagasani kugira ngo twifatanye nawe. Imana iduhe umugisha. Uwiteka Mana rero yobora izindi gahunda zose databuja wera zigiye gukurikira, ubane natwe uduhe imitima ikomeye databuja wera isa n'imitima yacu yaduhora ku ngoma. Uwiteka Mana, aho ubona tugiye kunanirwa turi hafi kandi turengere yaduhora ku ngoma. Rero Uwiteka Mana nyiringabo, gahunda zose zigiye kubera hano Nyagasani, reka bari wowe uziyobora Nyagasani, hagira umwana w'umuntu uziyobora mu izina rya Yesu, ahubwo bari wowe ukora databuja wera. Umanukana ubutware n'ingabo zawe Nyagasani, zize databuja wera ugiye kubera hano Nyagasani, imihango yose ibe kuko turi kumwe nawe databuja kandi ukomeze kuturengera. Ngo rero mukunzi mwiza, abana natwe ukomeze kudutera imbaraga zo kugukunda kandi no kugukorera ariko zumaze kudushyira imbere y'Imana, mukuru w'umuryango nawe yatubwira mwakoze. Umwana twamenye akiri muto ko twamenye Imana yadushatse kuko ni Damarisi nk'uko nabwiye twamenye ari umwana mutoya ko atirukanye twasanze nta babyeyi bahari. Mu buzima busanzwe yari umuntu usabana n'abantu, abana neza n'abandi, ku buryo nta kibazo usanga yatafite mu muryango. Gusa icyari gishimishije kurushaho ni uko mu minsi ishize itari yavuga aha ngaha yamaze no kuba umuntu wihaye Imana, ari umukristo ufashe umwanzuro wo gusenga yegereza Imana. Mbona nta usibye ko nta kintu ntapfa kubona Imana yafashe umwanzuro wo kumwisubiza nk'uko yari yamuduhaye, kandi tubisezere ku mahoro.
arakoze umukuru w'umuryango. Twasabaga abantu bafite amakamba kudufasha kumanura umubiri mu mva. kujyamo ntabwo bikunda kandi ahita ufata hagati mu karekeremo hagati ni mu gaterurane namwe ni mugashyiremo nimushyiremo ako gati mwagakuyemo mwebwe mwagakuyemo gati Karimo mugende ntacyo. uzasobanukirwa byose, mfite ibyiringiro, mfite ubugingo, mfite umugabane, mfite ibyiringiro, magari ibihumbi harimo ibyo wangeneye, ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana, ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana, bizaba bishize, hariho hamagara izina rye tugahurira mu bwami bwawe. Ngaho bana natwe muri gahunda zose rero ukomeze utwishimire kandi umwakire amahoro. Sabye nizeye mu izina rya Data twese n'Umwami n'Umwuka Wera. Amen.
mbanje kubasuhuza mwese bateraniye hano mwakoze ni ukuri mwadutabaye Imana ibahe umugisha uyu ugiye ni murumuna wanjye ninjye wari umurwajije muri makeya apfuye gitore apfuye atagaraguritse apfuye nk'intwari ejo dogiteri yaraje aramureba haravuga ko agomba kujya mu bitaro bya CHK cyangwa se akajya mu bitaro bya Kanombe kuko aho hari inzobere bakita ku kibazo afite kuko yabonaga gikabije arambwira ati aka kanya tuvugana ntambira tubone imujyana ariko reka dukomeze duhamagare haba ninjoro iraboneka haba mu gitondo ejo ntago Imana nidufasha ntago ejo azarara atageze mu bitaro bya CHK cyangwa mu bitaro bya Kanombe uko abimbwiye yanditse transfer iteraho kashi mu gitabo cyiwe bavuriraho abarwayi abwira abaganga abandi bato ubwo babashinzwe kubira bakabisoma nyine ambwira ko gusa ejo agomba kujya ku bitaro bikuru ibyo ntabwo byakunze nawe byamwisabiye ijambo aramubwira ati dogita mbabara hano mu mutima niho hambabaza cyane ngwanaho ndebe ukuntu nagera ku bitaro barebe ikibazo mfite muganga aramubwira ati humura haba na saa 8 ndirasi nibona turagenda yapfuye afite icyizere ko ari bugende byageze nka saa 8 kuko bari bamushyizemo kiriya cyuma gifunga umwuka kireba umutima uko ugenda njyewe nkabona yuko kubaho kwe ntako gifite no kwizera kwe ko turi bugende ntako ko murabona kiriya gipimo gifunga umwuka iyo kigenda kimanura nuba afite mu icumi ukabona ageze mu 9 ukabona amanutse ageze mu 8 ukabona aramanutse ageze kuri 7 gutyo urabona ko wawe agiye nahisemo amagara musaza wanjye ari hehe uriya namuhamagaye amagara na Samu na Papa Vine nomero yirananira yarijimije bakompoze ndababwira nti ibyo ari byo byose umuntu ari kuducika yangezeho arangije arambwira ntabwo mbirasi iraza ngo tugende ko numva ubuzima buri kuncika yapfuye afite cya cyizere cya mbirasi mbirasi ntabwo iraza ngo tugende ndamubwira nti igiye kuza ariko yapfuye kigabo uko mwumva ngo umuntu arapfa akagaragurika oya ufatanyije